mabuja. Bisa n'ibiki? Fresh kabisa iyi no mukino. Umukino. Mukino w'amahirwe tombora. Bawukina gute? Twagiye niwe ufite gahunda. Iyi iravuga. Iyi ntago ivuga. Iyi ntago ivuga. Kandi iravuga. Iyi ntago ivuga. Iyi ntago ivuga. Nimbigera gushambira gutya. Yayindi ivuga yanyereka ni promotion. Telefone nkuhindi amafaranga nkuhandi inzo nkuhindi. Ako nawe ubwawe wanajya hoda. Gukomana ndabona ndika. Ntombore. Wayirebye? Bite ntwari 10. Ya. Giye gutombora. Tombora. Yerekane yariyo idifata ijegeze. Ya. Mabuja bibaho yangane nyine. Iyakire umbe ko ari kumwe na Yesu. Ngoye koko arinda aburijwe koko. Wayibonye ntuza Messi. Ndinda nkibona se aya masaha yo kubyo guca mu televiziyo. Ubuzungu yari buncika nkakomeza nkaryama nka wuri ndonko ikimuzi. Mungu koko gahundere. Ubusoranya yisubizemo. Soni gusa. Nubitere commande pfuye nibwo yamitsobanurira. Ne ibintu bibereye kubitereka hano gusa. Ndabubwiye ngo uzaguri yawe. Aho ndi gutubanye ko tubanye ko ariko kose ngiye birananezeza ungiriye neza wanazava hangaha buretse umunsi umwe nzaguha amahoro koko mva hangaha nje amashyi ndayaguhaye waratinze do uzaca ugende n'ubundi abagabo baruzuye muri iyi si hanyuma se niba abagabo buzuye muri iyi si kubera iki wambabariye ugaceceka aho noneho se umugore umva sumoka ubyutse wabiri uri mu biki avuze ko umuntu akina n'imbwa ikamusiga imbaraga se nako n'imbwa akazi indembwa cha ubu se we ubu navuga ngo njyewe imbwa akazi njyewe rwose muzo unyise imbwa akazi ubundi uri umugore nyawe njyewe unyise imbwa akazi waba mu buzima bwawe todo Genda kubwira ngo tutuka ungemve inyuma. Apo kagenda buri uraza kuva muri iyo mijinya yawe. Aho mu buryo kari kangoye mu ntuza muri modudi. Musore we ko mubaza. Reka twiganirire cyo. Sibyo? None se ubaka akazi niko kabutunze. Yakanga ko niko kanone. None se ubu ko mbona ufite amafaranga menshi. Ubu ngubu ndiye amafaranga 5,000 twaye 10. Babarira ntayapfusha urabyaza umusaruro nese ubaka akazi ubu ngubu ubuse nta kuntu wafata ayo mafaranga ukapanga business noneho iyo business ukayitangiza amafaranga make wabona ari na makeya cyane ukazaza ku kigo nkora hari hirya tukakongerera ubundi ugatangira ka business ibisa nkabireka ibyo kabireka ibyo bintunze oya rwose wakihangana ukabireka ukazaza dore dukora hari hirya iruhande rw'akagari dufasha urubyiruko twaruhereza amafaranga rugatangiza ka business ubwo rero amafaranga ni menshi cyane rero nagusabaga ano mafaranga ntuyapfushe promise cyuzezeranye uzaza tukabipanga neza tugashinga ka business n'umusore mwiza twakongera ahandi mabuja mbona uri mwiza meze neza wamugani business wamugani oya njyewe nta kindi kintu cyaba kinyicaje hano kuko akazi kacu ni ugufasha urubyiruko tukarukura mu muhanda ntabwo nkwaye amafaranga kuko ntari nyakena ahubwo ngenda gusaba kugira ngo uve ku muhanda uze nawe ube wakiteza imbere ureke kwirirwa wicaye hano ku muhanda umusore mwiza nkawe wakaba ufite business ukora ayo mafaranga ni menshi waza tukakongeraho ayandi sibyo urabyumva naza amakankirane kose we yazajya urampamagara gusegonda ntarambirwa Saidi garuka Saidi urakatisha ubwo twarwa rujyana he kore magazanga ari we negereje naje nako tubuhaze garuka ako wori umuzima garuka rwose karibu rwose imboga zizanye hano nayo magazanga ari we nayinegereje nako muncike wowe uri umuzima ubundi nako muncike nakoze kira nje ngutekereza
unkireho iki se noneho kandi ndashaka amafaranga amafaranga y'iki se noneho Jovi nta kintu kiduhuza ni amafaranga kiki se kiki Shaka amafaranga amafaranga yo kurera warakoze umwana. urahembesha shaka amafaranga yo kurera umwana ese uriya mwana uzi karya iki yambara iki ako abagabo uhera nk'abo ubusa amezi abaye 5 ntakubona uzumbaza nawe amafaranga bazitekereza imeze atanu yose Yarerwaga n'iki? amafaranga Wamburiye he se? ayo nari mfite yarashize shyira hano Eki ahubwo mbwira niba hari undi muntu dufatanya kumurera umumbwire amezi 5 ashize uwo mwana yaryaga iki ibi nagaruka wakagombye kuba uri kubimburiza no muhanda wakaje mu rugo ukambaza ngo umwana ari kurya iki kutari kuza kunyaka amafaranga wowe se nkanye nawe umwana wakoze iki nawe ugomba gushyira mu ruhayo nagida nayiteye ubu ngubu nsanze nta mafaranga mfite ibyo nago bindeba nago ndi reka busubire ngwega no musi turi kwa gatatu telefone reka uzaze ku ko cyumweru nagombaga kuri telefone yanyu kuri telefone se wampamagaye nakubujijwe n'iki siko wampamagaye uhagaze Yari muri silence ntabwo ngeze mbibona. hari ari kukureba muhamagara wivugisha ngo urambaza iki ngiye se naba nkumva meza hano amafaranga ako Jovi ohe winkoraho ndashaka amafaranga ukazajya ukomeza ibintu sibyo ubundi ko kera tutabanye nabi nago wungura nago no munsi bwebutse kunereta urumva unanyikoreshwaho ibiki umva ndekura ubu ni mbere ko ari umwana meza amafaranga meza amafaranga noneho se ubu ntushaka no gutuza nago ndi butuze ndagwama ku telefone nago ujye unyitaba nza kurira mu rugo nago njya nkubona ubu naje uzige naziye naje mu gitondo nakugogereye ngaho kora icyo ushaka sibyo ubu ngubu noneho nanjye ndahangaha nago ndi bugende utamaye amafaranga none za amafaranga yakura umva kana size ntuzana telefone yako nakakegurira amasimati shaho ngende ndi kuri gatoroshi se kandi uw'amata kandi kamwihorere nirebere ntuza filime ati nawe baraza kuvuga si umuntu amata ashaka kumva nashaka kuyaduhata nk'iki hano nta mpinja dufite ngo bavuga ngo shanga barakamisha Dodozi ntabwo kumva Dodozi akumbaza urinda umunyabiza gutyo akira ngajya gukamisha ndakubwiye ngo n'undi munsi afata ibyo ngibyo uzajya uhamagara gutyo nkamisha si iki amatelefone yanjye wenda ndakubwiye ngo uyifate hati uduze wamburanye iki koko wamburanye iki ni iki ntagukoreye koko kugeza n'ubwo nkumesera n'amakariso yawe urabyumva ibyo bintu koko umugabo amasa amakariso y'umugore nturwaye uri muzima nkirwa nkutekeye wowe cyangwa umukozi wawe mu rugo basoje erega niyo mpamvu uri igicucu ibyo byose narinzi ngo ntabyo uzi none nsanze ubizi ariko uzi ko ubanza warandoze reka ubu koko ahubwo wagize imana reka ubwira wagize imana noneho tekereza iyo ubana n'umurozi wagize imana ubana n'umuntu usenga iyo ubana n'umurozi byari bigende bite burasa ubucucu ni ukwicisha bugufi bwo kugukunda ariko ntari umunsi umwe nzagenda musiga hano uzagenda none urenda kujya kwiyahura watinze mama ngo ugiye ngo gukamisha nabibonye ibyo ukamisha ndakubwiye ngo uyu ni umuntu ugiye kutuzanira amata ahaha ngagenda bakuzanira n'ubundi naje kujyana telefone yanjye kandi n'undi munsi ntukajya umfatira telefone amata nyine nayo ujaba asangaha nayo ujabara urutwa n'ipusi arabwise ihangane numara gushinga bizinesi ndagusezeranya ko uzabona amafaranga menshi cyane kurusha n'ayo ngayo kandi ikibazo
urabibona ko ndi umuntu w'umugabo ihangane rwose ni ukuri ano mafaranga ni menshi tuzakongera kandi uransezeranya kuzaza ntabwo mazi ni nka hariya ku kagari neza haruguru mari wowe urakoze kandi Petit. poromosiyo Kubera. Amafaranga yose urena yawe. Uramemeje. niba ari isi ngwiriye niba ari iki icara mubwire Owe nta mpamvu yo kwicara. ahubwo nawe Uriya mukobwa uriya mukobwa aguha amafaranga menshi. ese muzima Uraza ahantu njye mukuye. amafaranga Ntabwo nshaka amagambo. amakize no kuva bwacyo nta muntu ndabona umukire w'umukobwa habe n'umwe Wari wambona ahantu sasa njye narakaye cyangwa binambwiye ni ingirakamaro icara weho banza uzana amafaranga tuyagabane ibintu byo kwicara turabivuga nyuma. Niki numva uriya mameri ambujije n'umunsi w'uyu urimo nazakora amafaranga nkurenge nyabika buri gihe nawe ndakubwira sibyo njyewe nazanye abakiriya ibintu nawe urabyumva bazuma umva inama yangiriye evuga yaho kisogoda yambwiye ko ndi buyabiki yumva nkabika kwanjye njyenyine nayo yamaye yose arayazi nayo nari mfite akazamfasha akanzamura akanshyira muri business jama akamubaza urishimira umunezero w'isahemwe ntabwo bindeba mwebwe abanyarwanda mugira icupa rimwe na miliyoni mugira ubwenge bwinshi ntabwo bindeba mereza amafaranga njyewe naje gushaka amafaranga nta bindi nshaka ndawangaye nanjye muzungu namwegiye rwose nizo namuguze